Munkundire mbasuhuze aho muherereye kandi mbashimire by'umwihariko mwe mwakoze subscribe, share, comment na like. Muri abantu badasanzwe, Imana ibahe umugisha. Mbifurije umwaka mushya muhire, ndizera ko mutangiranye amahoro. Nawe bitameze neza nkubwire ngo uyu munsi nibiba ariko ejo bizaba byiza. Nta gahora gahanze. Uyu munsi rero nje imbere ya kamera kugira ngo mfate umwanya wo gushimira burya ni umuco. Uretse ko abantu benshi muri iki gihe ubona gushimira rwose babyibagirwa. No mu nsengero hari igihe ujya kubona ukabona urusengero rwuzuye abantu, ariko hashima hagashima nk'umwe cyangwa babiri, ukabona kibazo icyabaye kandi nta Imana iba itarakoze. Rero gushimira ni ngombwa. Niyo mpamvu nafashe umwanya kugira ngo mbashimire. Mwabanye natwe nka Bigireherezo TV, umuyoboro wa YouTube channel witwa Bigireherezo TV. Mwarakoze kubana natwe, muri abantu badasanzwe. Ari abakoze subscribe, ari abakomantinze bakandika komanteri zabo. Mwarakoze, ndabashimiye. Ariko gushima gusa ntibihagije, ahubwo ndabasabye ngo uyu mwaka dutangiye wa 2026 munyemerere rwose dushyiremo agatege, tujye tureba ibiganiro. Buri video yose nshyizeho ndabinginze mujye muyireba nibuze iminota 30 cyangwa se isaha. Bizatuma turushaho gukora cyane kandi n'intego twihaye uyu mwaka izagerwaho. Nshuti rero mukundwa, nshuti muvandimwe aho uherereye, nifuje ko natangirana uyu mwaka amagambo meza kandi n'ubundi ndayagira, cyane ko akari ku mutima gasesekara ku munwa. Mu bintu ngira amagambo y'ihumure, ngira amagambo meza yo guhumuriza abantu. Mba numva ari byo binyuzuye. Nkundere rero dusengane Imana. Nitumara gusenga twakira ijambo ry'Imana ry'uyu mwaka tugiye gutangira. Ndumva iyo ariyo video ya mbere nshyizeho kugira ngo mbashimire, ariko kandi nabahe n'impamba y'umwaka. Impamba y'umwaka rero tugiye kuyisangira mu kanya. Munyemerere twasengana Imana, twamara gusenga hanyuma tukaza kuganira ijambo ry'Imana. Kandi ni ukuri mwarakoze pe. Njyewe iyo umuntu angiriye neza ndamushimira. Ndumva kuvuga gushima bitamva mu kanwa, ariko kubw'impamvu z'igihe reka nkoreshe ubu buryo dusenga Imana, twumve icyo Imana itugeneye umwaka utangiye. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ko waturinze umwaka ushize wa 2025, tukaba twinjiye 2026. Abacu batuvuyemo nabo si ku bwabo, si uko batashakaga kuramba, ahubwo wabyemeye nk'Imana bera ko bibabaho. Bamwe babura ababo, abandi baratabaruka. Wabikoze nk'Imana. Njya nibuka indirimbo ya korali ya Iyeri Kajo Facile yaravuze ngo ishobora kuza itinze cyangwa ikabanguka, nibwo Mana bwayo. Bisobanuye ko ibyo ukora byose hagaragaramo ubumana bwawe. Kwigaragaza kwawe rero, wemera ko n'umuntu ashobora gukena cyangwa agakira, akarwara cyangwa akaba muzima. Ibyatubayeho byose tubikushanyirije hamwe. Tugushimiye kandi yuko wabanye n'abakunzi ba Bigireherezo TV mu mpande zitandukanye, ari abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Australia, abanyafurika bose muri rusange, abanyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho baherereye. Wagiye utwiyerekana, uhabwa icyubahiro. Dutangiye rero tuganira ijambo ryawe. Nkundira uzushyigikire uyu mwaka uko wabanye natwe mu bihe byatambutse, n'ubundi uze kubana natwe. Si ubwa mbere si n'ubwa nyuma. Tubyizeye nk'Imana ishobora byose mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye kandi tubahaye ikaze. Imana ibahe umugisha, muri inshuti zanjye, muri abantu badasanzwe. Mu nkundire tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cyaho cya 2, turasoma n'umurongo wa 18. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 2, umurongo wa 18. Bibiliya iravuze ngo nuko Samweli akorera Uwiteka akiri muto, yambaye efodi y'igitare
kandi nyina yajyaga amudodera agakanzu akakamushyira uko umwaka utashye. Iyo yajyanaga n'umugabo we gutamba igitambo cy'umwaka, Imana nishimwe. Iyo yajyanaga n'umugabo we gutamba igitambo cy'umwaka. Ndashaka ko tuyahuza n'aya magambo ari mu Balewi, igice cyaho cya 20, umurongo wa 26. Igitabo cy'Abalewi, igice cya 20, umurongo wa 26. Ho haravuze ngo kandi mumbere abera kuko Uwiteka ndi uwera, kandi nabatandukanije n'andi mahanga kuba banjye, muvuge ngo amen. Ndashaka ko tuganira amagambo Imana yashyize ku mutima, amagambo tugiye kuzagenderaho no mwaka, afite intego ivuga ngo kuba mu buzima bwera cyangwa se gukorera Imana wera bizatera Imana gukora n'ibyo itari yateguye. Mu yandi magambo, nituramuka uyu mwaka tubayeho mu buzima bwo gukiranuka, hari ibintu Imana yibwira kutugirira ubwayo. Niko Yesaya yahanuye, yaravuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, si ibibi ni ibyiza, kugira ngo mbareme umutima w'ibizaba mu nyuma. Hanyuma ibi bintu Imana yibwira izabikorera ndi? Ninde muntu uzagirirwa neza n'Imana? Yesu ashimwe. Umuntu 2026 ugiye kubona ineza y'Imana ni muntu ki? Ndashaka ko tuganira munsi, ntabwo ndi bubwirize, ndaganira namwe. Ndashaka ko tuganira, ninde muntu ugiye gutabarwa imbere aha? Uyu ni umwaka twinjiyemo dutangiye. Umuntu ugiye kubona ineza y'Imana ni muntu ki? Ese ameze ati? Uyu muntu se yitwaye ati? Ninde muntu ugiye guhura n'Imana? Ko Imana ivuze ngo kandi uko umwaka utashye, nyina wa Samweli yajyaga amudodera ikanzu, agakanzu. Birivuze ngo ni agakanzu, ariko ntabwo ari agakanzu gusa, ahubwo ngo yajyaga amushyira umwambaro wa efodi. Efodi ni iki? Ese ikanzu yera nyina yajyaga amudodera, kuki atamudodeye iy'icyatsi cyangwa iy'umutuku? Kubera iki? Mu mateka ya Bibiliya, uyu mugore iyo dusomye yitwa Hana, umugabo we yitwaga Elukana, donc yari afite mukeba we witwaga Penina. Uyu Hana cyangwa Hana, Imana yari yarabyemeye ko atabyara. Nibutse abantu mwese mutabonye urubyaro, si uko Imana ibanga, ahubwo ijya ibyemera kubw'impamvu zayo bwite. Kuba warabyaye ni umugisha wagize, ariko nawe utarakabyara ntabwo ari uko Imana ikwanga, ahubwo Imana ishobora gutinda. Ya korari ya Erika ndayikunda, Jehova Jire ndayikunda cyane, igira indirimbo nkunda cyane, ariko mu ndirimbo nkunda cyane harimo n'iyi yitwa ko Imana ishobora kuza itinze cyangwa ikabanguka, ngo nibwo bumana bwayo, nibwo Imana ikora uko ishaka. Ntiwayibwira ngo mpa kubyara, ntiwayibwira ngo Mana ngo mpa ibiryo, itabishaka, ikora uko ishaka. Abantu rero muri no mu bigeragezo ntimwumve ko Imana ibanga, oya. Kuba ufite intambara nyinshi mu buzima bwawe, kuba ubona akazi kawe katagenda neza, kuba ubona ibintu byose byanga, ntabwo ari uko Imana ikwanga, ahubwo nibwo bumana bwayo, ikora uko ishaka. Yigeze yabwira Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya we, nzakugerageza, ukundi nagenza abantu banjye ni ukuhe. Ijya yemera ko tugeragezwa, n'Imana igerageza. Narutse kubana n'abantu nijoro mu mpera z'uyu mwaka, turi kuganira nabo ijambo ry'Imana, babwira ko ari Imana yica kandi n'Imana ikiza.
umwigisha wankurikiyeho ahita asenya ibintu nari maze kuvuga, atangira avuga ngo ntabwo Imana yica, ngo ntabwo ngo Imana ngo ishobora ngo kwica, ngo yararemye abantu, ngo Imana ngo ni urukundo. Yes, nibyo, ariko yarivuze ubwayo. Ndabyemera ko Imana ari urukundo. Nibutse abantu bakora ibyaha bavuga ngo Imana, ngo imbabazi z'Imana ziriho, nibyo irazifite, ariko ni n'Imana ihora inzigo. Icyo nacyo muke mukimenya. Ni Imana ihora abana gukiranirwa kwa basi, ni Imana yica, ni n'Imana ikiza. Yaravuze ngo nzaza guhora inzigo. Kuki tubwira abantu amagambo meza gusa, ibintu byiza, utuntu twiza? Nitwibutse abantu ko Imana yacu, Imana ishobora byose, ariko hari n'igihe iza ikaza ije guhana. Yesu ashimwe. Ibyahishuriwe Yohana havuga ngo iki? Kumve icyo Imana ivuga mu byahishuriwe Yohana igice cyaho cya 22 umurongo wa 12. Bibiliya iravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Ibikwiriye ibyo umuntu yakoze. Nimba warakoze neza, Imana izaguha ibikwiriye ibyo wakoze, ariko nimba warakoze na nabi, Imana iguha ikurikije ibyo wabikoreye. Ni Imana rero itabara, ni n'Imana ishobora kutagutabara bitewe n'impamvu zayo. Tujye dukura, abantu dukure mu buryo bw'umwuka. Ishobora gutinda cyangwa ikabanguka, nibwo bumana bwayo bigusubiriremo. Kuba utarabona akazi ntibivuze ko Imana ikwanga. Imana ni urukundo, ndabyemera, ni urukundo cyane, kandi twicaye mu mbabazi zayo n'urukundo rwayo. Ariko hari ikivuze. Iravuze ngo uyu mwaka dutangiye, iciye mu ijambo ryayo, mugerageze mube mu buzima bwera, bizatuma ikora ibyo yibwiraga kutugirira. Kandi ibi bintu Imana izakora, izashingira ko twakiranutse. Ni Imana igira neza kugeza ku kigero ikorera umukiranutsi ibyo abana b'abantu banze kumukorera. Yesu ashimwe. Nusoma Yesaya igice cya 54 umurongo wa 14, hari amagambo akomeye kandi nkunda avuze ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kuri, uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera, ahari bazaterana ariko si byo uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Uyu ni umukiranutsi Imana izarengera. 2:26, uzibeshya ngo akore ku muntu wasenze Imana wakiranutse ntabwo azigera agira amahoro, aho kugira ngo umukiranutsi apfe hapfa wa muntu. Yego, uzibeshya agakora ku bakiranutsi b'Imana, aho kugira ngo abakiranutsi banyukwe cyangwa se banyukwanyukwe. Kunyukwanyukwa ni ijambo gusyonyorwa. Mu Kinyarwanda hari icyo bita gusyonyora cyangwa gusyonyora. Nuvuga ngo kunyukanyuka ni ugufata ikintu ukagikanja ukagisyonyora. Tubyite gutyo, gusyonyora, aho kugira ngo umukiranutsi asyonyoke. W'Imana, wubashye Imana, yafata ba bantu niyo baba 5,000 ikabica, ariko ikarengera umukiranutsi. Mu yandi magambo, Imana ikunda umukiranutsi. Ndi ku ntego nshaka ko tugenderaho uyu mwaka, kandi Imana izabidufashamo, yitwa ko tugomba gutunga umutima wera, tugatunga imyambaro yera, tugatunga akanwa kera, tugatunga intoki zera, tugatunga umubiri wera, tugatunga ubwonko bwera, tugatunga amaso yera. Mu yandi magambo, Imana ikeneye kuduha umwambaro wera kugira ngo uyu mwaka tubashe kubanamo n'Imana neza. Imana ikumere agakanzu, ariko aka gakanzu kera. Yesu ashimwe. Imana iguha agakanzu kera. Dore impamvu Imana ikeneye ko twera.
nuko uyu mwaka utaratangira Imana yampaye mesaje y'uko hagiye gucura umwijima ku isi yose, hagiye kubaho ubuzima bukakaye. Ni umwaka witwa biruhanya, ni umwaka uzaruhanya cyane ku bantu benshi, ni umwaka hazabamo impfu nyinshi, ni umwaka hazabamo ibigeragezo byinshi, ni umwaka hazabamo gutabarwa ku bantu benshi, ni umwaka hazabamo ibintu mutigeze kumenya. Ariko nubwo bizaba bimeze gutyo, umuntu uzaba ufite kwera kw'Imana, ni umuntu uzaba ufite umutima wera, ufite gukiranuka, uyu muntu azarengerwa n'Imana. Imana ibahe umugisha kuba mubyumvishije. Iyo turi kuganira amagambo nk'aya, abantu benshi rimwe na rimwe, kubera turi mu gihe cy'imperuka, Pawulo yabibwiye Timoteyo aramubwira mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, bikakaza, indashima, bishyira hejuru, bafite kwera, bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zabo. Donc abantu bashyira muri logike ati impfu zizava he, ibyorezo bizava he, inzara izava he. Iyi Mana twakurikiye ni Imana ibifite byose mu kiganza, ni Imana ifite amahoro, ni n'Imana ifite intambara muri yo. Kamabwira iki kintu mvuze, yaravuze ngo sinaje gukuraho amahoro, naje gutana umwana na nyirabukwe, mukazana na nyirabukwe, umwana na nyina. Mu yandi magambo, Imana ifite ibintu byinshi ibikiye ubwoko bwayo. Ariko kandi nkibuka ko yigeze Luka yivugaho igice cya mbere 78, yaravuze ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu igira, icyo kizatuma umuseke udutambikira. Ifite ibintu bikakaye ariko ikagira n'imbabazi. Nicyo gikundira. Ubundi Imana ni umubyeyi, aho umubyeyi abera umubyeyi. Iyo umwana amaze kwiyanduza, umubyeyi amucisha akanyafu ariko akongera akamubabara akavuga ati ntuzongere. Imana rero nayo niko iteye. Kandi ikintu nkundira Yesu, haleluya, ni uko ahora atuvuganira. Ubundi Imana kugira ngo tuyigereho biterwa na Yesu. Yesu abigiramo uruhare na Mwuka Wera. Mwuka Wera ni marene. Mu yandi magambo, Mwuka Wera ni umufasha wacu ubana natwe buri munsi, kandi ajya atwibutsa umuntu yagize intege nkeya akamubwira ati hane. Kumwe marene abigenza, agatunganya umugeni, akamusokoza, akamusiga utuvuta, niko marene ari wo Mwuka Wera abigenza. Mwuka Wera aradufata akatweza iyo twiyanduje. Umwuka Wera ni umubyeyi, aratweza, yamara kutweza akaduhuza na Yesu. Donc haba harimo icyo bita intermediaire hagati yacu na Yesu. Mwuka Wera ashyiramo intermediaire noneho hagati yacu ya Yesu n'Imana, kugira ngo twebwe tugere ku Mana. Ntabwo Imana itureba twebwe direct. Iyo turebye iturebera mu maraso y'umwana w'intama w'Imana ari we Yesu. Warakoze Mwami. Imana yatanze umwana wayo kuko twebwe twari babi, ariko Yesu, haleluya, yemeye kujya ku musaraba. Ndashimira Imana. Imana ishimwe. Yesu yamennye amaraso kugira ngo tubone ubuzima. Amaraso ya Yesu turayashimira cyane. Hanyuma iyo Imana iri kutureba rero, ireba umukiranutsi, ntabwo imureba nk'uko ireba Theo. Oya, Imana ireba umukiranutsi, irebeye mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Hanyuma ngo umuririmbyi ararimbye avuga ngo iyo umbonyeho amaraso ntucire urubanza rubi, ahubwo unyite ukiranuka. Ako ka mwanya Imana ikubonyeho amaraso ya Yesu uhita uba umukiranutsi. Uyu mukiranutsi rero, Imana iragusabye, nimba kuko ufite ubuzima bwo gukiranuka, Imana igusabye ikintu gikomeye. Irakubwiye ngo komeza wambare efodi. Efodi mu busobanuro nshobora kuba nyifiteho bukeya, ntabwo ndi umuhanga cyane, ariko mu byo nzi nabwiwe nigishijwe, efodi ubundi wari umwambaro w'abatambyi bambaraga mu gituza. Hanyuma uyu mwambaro wabaga wera, kandi bakagira n'ikanzu yera, bigaragaza cyangwa bishushanya ko umutambyi kugira ngo agere ku gitambiro yabaga agomba kwambara efodi yera. Bishushanya umutambyi kuba mu buzima bwera, kuba afite umutima wera, kugira ngo yemerwe n'Imana yagombaga kwambara umwambaro wo kwera. Efodi nicyo yasobanuraga, byavuga ngo ni umwambaro wera w'abatambyi. Hanyuma rero iyi kanzu Bibiliya ivuze, Penina Prito Hana yadodeye umuhungu we Samweli,
nayo hari icyo ishushanya. Yavugaga ko Imana igomba guhindura imyambaro yacu. Mu yandi magambo, ikanzu yayimushyiraga buri mwaka ni uguhora Imana itugira bashya. Donc hari uburyo, kubera ko twe turikiri mu isi, hari uburyo umuntu aba mu mwambaro, aba mu buzima bumwe budashira, ariko iyo umuntu amaze kwiyambura umwambaro umwe ahindura undi. No mu buzima busanzwe umuntu arahindura. Mu yandi magambo, mu buryo bwa spirituel ugomba guhora uhindura. Uyu munsi wejejwe, ejo ukongera ukezwa. Bya bindi hari ushobora kuba wacumuye, niko umuririmbyi yaririmbye, aravuze ngo mpisemo guhora nkizwa nkashingwa mu gakiza ke. Aleluya. Mu yandi magambo, iyi kanzu yera tugomba guhora tuyambaye buri munsi buri munsi buri munsi, tugahora twezwa. Yashushanyaga kwezwa kw'abatambyi, ugahora wezwa ku buryo uyu mwambaro wo gutambisha witwaga dodoke, umwambaro wera, ikanzu yera ya efodi igahora yera, kugira ngo mu maso y'Imana ijye ukureba uhora wera. Uyu mwaka mwifurijeho gutunga umutima wera. Bibiliya iravuze ngo nyina wa Samweli, mbibutse ko uyu Samweli yavutse mu gitangaza k'Imana. Aleluya. Yaje mu gitangaza k'Imana, cyane ko yaramaze igihe nyina yarabuze urubyaro. Penina yajyaga akina ku mubyimba Hana. Penina ari mukeba wa Hana, umugabo wabo yitwaga Elukana. Hanyuma mukeba yajyaga mukina ku mubyimba, kuko Imana yari yarafungura urubyaro. Nabibabwiye ko Imana ijya ibyemera ko bibaho. Yesu ashimwe. Umwe ashobora kuba ingumba, undi akabyara, kandi atari uko wa undi yacumuye nta cyaha yakoze, ariko Imana gusa yabyemeye. Penina rero akajya akina ku mubyimba Hana, azi ko byarangiye ibya Hana. Ariko umunsi umwe Hana aragenda agera ku gihe cyo gusenga, arasenga. Mu masengesho hava ibisubizo by'amasengesho, agera igihe no kubumbura umunwa byanga, ngo akajya asengesha umutima. Umunsi umwe ngo yinjira mu rusengero, hari umutambyi witwaga Eli, ngo arangije aramubwira ngo ariko wa mugore we, niki gituma uza imbere y'Imana? Kuko tubona noneho ufite ibintu wagira ngo amagambo yawe ameze nk'umuntu wasinze isindwe, umeze nk'umuntu wasinze. Kubera ko hari igihe umuntu aba mu kigerageza, umuntu wese akagufataho ijambo. Rimwe na rimwe waba ufite ubuzima butari bwiza, hari umuntu ashobora kukureba agahita abona uri umurozi kandi utari we, bitewe n'iminsi. Nibutse abantu munkurikiye ko nta muntu ukomera abaho, hakomera igihe ahagazemo. Igihe ahagazemo nicyo gituma akomera. Ubundi igihe iyo kigeze, hari igihe umuntu aba ata agaciro bitewe n'igihe, hari igihe umuntu agira icyubahiro bitewe n'igihe, hari igihe umuntu agira ubwenge bwinshi bitewe n'igihe, hari igihe ubwenge bugenda bitewe n'igihe, hari igihe umuntu asaza bitewe n'igihe, hari igihe umuntu aba umusore bitewe n'igihe. Buri gihe cyose donc nta muntu ukomera ku isi, hakomera igihe umuntu ahagazemo. Yesu ashimwe. Hanyuma Penina yajyaga yishongora kuri mukeba we. Hano rero ngo arasenga mu masengesho, Imana iramwumva. Ariko Eli aramubwira ati ariko wasinze isindwe. Hano amusubiza amagambo meza, avuga ati erega mutambyi, ntabwo jyewe nasinze, bitewe n'amarira ndi gusuka imbere y'Imana. Munkundire ntambe suka amarira imbere y'Uwiteka Imana yanjye. Nguko ari gusenga, Eli ngo amubwira amagambo meza y'ihumure, aramubwira ngo mugore, Imana iguha icyo umutima wawe ushaka. Icyo yasabaga Imana yari uyu Hana yari gusaba Imana ngo nkurira agasuzuguro ka Penina. Yesu ashimwe. Ngo igihe kigeze rero asama inda y'umuhungu witwa Samweli. Uyu muhungu ngo avuke, akajya nawe yicishwa imbere. Uyu mwana doke akajya yicishwa imbere ya Penina, avuga ati nanjye Imana yagize neza. Akajya mwicishwa imbere mu gihe yari atwite, inda yishyize imbere yerekana ko nawe atwite. Igihe cyo kuvuka kigeze, umwana aravuka. Umwana amaze kugira nk'imyaka 2 cyangwa 3, yari yarasabye Imana ko azamutambira Uwiteka, akajya akorera Uwiteka mu buzima bwe bwose, kuko yari umuhigo. Tugira abakristo bahiga ntibahigure. Icyo wahigiye Uwiteka jya ugihigura. Ndabigusabye, guhigura umuhigo ni byiza. Hana rero umwana amaze gukura amutambira Uwiteka. Ngo amare kumutamba,
umwana yibera mu rusengero, Samweli aba mu rusengero agakora imirimo y'abatambyi, donc nawe aza kubana n'abatambyi, yibera mu rusengero rw'Uwiteka akora imirimo yo mu nzu y'Imana. Ariko hari ijambo twasomye ryiza, nyina ngo ntabwo yigeze yibagirwa umwana we. Imana ikwibuka uyu mwaka, abatakwibuka akaba kwibuke. Ndasenga isengesho rivuga ngo Imana ikwibuke. Nyina akajya yibuka umwana we yitwa Samweli, Ana akajya ngo akora akantu keza karyoheye, ngo akajya ajya ku batayeri, cyangwa se simbizi nimba ari we, ariko bigaragara ko ari we, yajyaga ngo akora ikintu cyo kudoda, ngo akajya adoda ikanzu. Imana ikudodere nawe. Birashoboka ko iyo wari wambaye yacitse 2025 warayiciye nawe ubwawe, wari ufite umwambaro wo kwera ariko urawuca mu kunywa inzoga, uwucira mu busambanyi, uwucira mu magambo. Uyu mwambaro wo kwera warawutaye kandi uranatabagurika. Imana idushoboze kandi idugenderere, wongere usaba Imana ikudodere. Yesu ashimwe. Imana ikudodera kandi gakanzu ako wari ufite karacitse, ngo Hana ngo akajya adoda agakanzu, ngo kuyu muhungu we bita Samweli, ngo akabikora buri mwaka. Tugiye kwinjira mu mwaka wa 2026, Imana itudodera udukanzu. Ndafashijwe tuboneste. Utwo twari twambaye birashoboka ko twacitse cyangwa twanashaje, umwambaro twari dufite 2025 waracitse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana nitudodere. Umuntu mwicaranye mubwira ngo Imana ikudodera agakanzu. Nimba uri no modokari, Imana ikudodera agakanzu. Nimba uri muri biro ukaba wumva ubu buhanuzi, Imana ikudodera agakanzu. Nimba uri no mu gikoni utetse, uri umukozi ufasha abantu b'Imana kubaha amafunguro, mu yandi magambo ukora akazi ko mu rugo, uri umuheripa, uri umufasha w'aba nyir'urugo, Imana nawe ni ikudodera agakanzu. Aho wicaye uri kumvira ijambo ry'Imana, Imana ni ikudodera agakanzu. Kubera iki Imana ivuze iri jambo? Iravuze ngo kandi impamvu y'iyi kanzu ni ukugira ngo mukomeze mutunge kwera kwanjye, mukomeze mutunge umwambaro wera, bizatuma nishima. Kandi nimutunga kwera, mukaba mufite imyambaro yera, mu buzima bwanyu mwera, mufite kwera kwanjye muri mwebwe, mukijijwe, muririmba muri abera, mubwiriza muri abera, muyobora intama z'Imana mwera, mwambaye efodi, mwambaye n'ikanzu yera, Imana izajya imanuka ikore ibintu. Kabona nubwo wowe wabonaga byarangiye, hari ibintu Imana izakora kubwo kwera kw'Imana mufite muri mwebwe. Imana iguhe kwera. Yesu ashimwe. Yesu akugenderere, Yesu aguhe umugisha, Yesu agutabare. Ndanezerewe kandi ndishimye mu mutima wanjye kubwira ijambo. Hanyuma Imana ibwira Mose ngo abwire Abalewi amagambo akomeye, igice cya 20:26. Aramubwira ngo kandi mumbere abera, kuko Uwiteka ndi uwera. Mu yandi magambo mutunga imyambaro yera. Uyu mwaka nifuje ko tuwutangirana ariko ubuzima bwera, agakiza, donc mutangirane ubuzima bwera, butarimo ibyaha, butarimo kubeshya, butarimo amoko, butarimo ubutinganyi, butarimo ubusambanyi, butarimo inzoga, butarimo amarozi, butarimo. Mu izina rya Yesu mbifurije umutima wera, gutunga umutima wera, ukagenda wumva wera, wejejwe, bizajya bituma Imana irambura ikiganza. Niko Bibiliya ivuze, Yesaya igice cya 3:10, haravuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Amen. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Muvuge twese ngo amen. Imana izabana n'abakiranutsi bafite umutima wera, bafite imyambaro yera. Uyu mwaka n'umwaka Imana izarengera umuntu wese uzakiranuka. Ni umwaka Imana izarengera umukiranutsi, ni n'umwaka Imana izahanamo abanyabyaha. Igihe bakoreye ibyaha kirahagije. Abanze gukizwa neza Imana izabahana, ariko abakijijwe Imana izajya igenda ibarengera. Nkwifurije kurengerwa n'Imana, nkwatuye umugisha w'Imana. Nzamuye ibiganza byanjye ndavuze ngo nimugire umugisha, muhurengerwe n'Imana, muhure n'Imana. Imana ibiyereke, Imana ibaha amafaranga, Imana ibaha akazi, Imana ibahera abana ubwenge, dore kuwa mbere ni igihe cyo gusubira ku mashuri. Mukomeze mutunge ubuzima burimo gukiranuka, bizatuma Imana ikomeza kutugirira neza.
dusengera igihugu cyacu kandi Imana ikomeze igihe umutekano, igihe ubuyobozi bwacu bukomeze butera imbere. Mu yandi magambo, mu bihugu bitandukanye abayobozi bagira igikundiro, umugisha w'Imana ubomaho, inzego za leta zishinzwe umutekano, ingabo na polisi, ndetse n'abanyerondo n'inkeragutabara mwese na daso, tubifurije umugisha w'Imana uyu mwaka. nka Bigirezo TV turavuze ngo Imana izakomeze bashyigikire izi tariki Mwuka Wera ankoreshejemo. Mbifurije umugisha w'Imana kandi ndabashimira ko mudukunda, mudukurikira. Yesu nabaho umugisha. Dusengane Imana, twifuriza abantu umwaka mushya muhire. Turagushimiye ko wabanye natwe uyu mwaka ushize, hanyuma kandi tutangiye na 2026. Ntabwo tuzi ibihishe inyuma yawo, ariko uri Imana ihishura, uri Imana itabara, uri Imana ibeshaho. Turasenze kandi turasabye kugira ngo Mwuka Wera w'Imana azabane n'abantu bawe bagukunda, bagukurikira umunsi ku munsi, baba bifuza ko utabasiga. Intambwe zawe ni ndende ndabizi, ariko ujya ubafata ukuboko. Ni kumwe byaravuze ngo fata ukuboko mwami ungendesha ugeze aho ushaka ko ngera. Dufata amaboko 2026, turinda umubi, turinda abadayimoni, turinda abakonikoni, turinda imbaraga z'umwijima, turinda imbaraga z'abarangi, z'abakonikoni, nyabingi n'ibitega n'ibitongerano, imbaraga z'abapfumu, babandi bapfumura katwacina Yesu, tutesha agaciro imbaraga z'uburwayi, imbaraga z'abantu b'Imana ndazimenaguye, ndatesha agaciro, ndahondagura, ndakubita hasi, ndashwanyaguza imbaraga zose zirwanya abera bawe. Tugirire neza, twiyereke, rambura ikiganza cyawe mu izina rya Yesu. Utarabona uburyo muha uburyo, yerekane mu izina rya Yesu. Wigeze wakwiyereka Abisirayeli ku nyanja itukura, barakubona. Cyubahiro cy'abakwizera, natwe twiyereka uyu mwaka. Sengera abakobwa batarashaka baho kushaka, sengera ababyeyi babuze urubyaro baho kubyara, abakunzi ba Bigerezo TV babuze akazi baha akazi, inzira aho zitari. Dusengera abana bacu ku mashuri, uzabaha ubwenge mu izina rya Yesu. Iyi cano ndayisengeye kugira ngo uyishoboze mwami, ikomeze ishyireho ibiganiro abantu benshi bakunda, igikundiro cy'Imana, feva y'Imana n'imbeho mu izina rya Yesu. Abantu bawe bahembuke kandi utugire neza, ijambo ryawe rihembura abantu bawe. Urakoze cyubahiro cy'abakwizera kandi inshuti y'abera, tugushimiye ko wabanye natwe uyu mwaka ushize, tukuragije n'uyu uri imbere. Izi tariki ntuzazibagirwe kandi uzabane natwe ukwa mbere, ukwa kabiri ntuzadusige, ukwa gatatu ntuzadutererane, ukwa kane ntuzatwima amaso, ukwa gatanu ntuzahina ukuboko, ukwa gatandatu ntuziyicarire, ukwa karindwi ntuzigere wubika umutwe, ujye uduhanga amaso. kandi nk'uko amaso y'abagaragu bayanga shebuja, ndetse nk'uko amaso y'abanja bayanga ukuboko kwa nyirabuja, natwe tuguhanze amaso, natwe ntutwima amaso. Ukwezi kwa munani n'ukwa karindwi turasenze mu izina rya Yesu, ukwa cyenda, ukwa cumi, kwa 11 n'ukwa 12, iyo myaka, ayo mezi yose turayakuragije. Uzaduhemo umugisha, natwe umugisha ku bantu bawe. Senze isengesho rihindura ibintu mu izina rya Yesu. 2025 byaranze, 2026 abashaka amaperimu yabahe, abashaka uburyo batange mu izina rya Yesu. Turasenze mwami, dusengeye igihugu, dusengeye mwami ubuyobozi bw'igihugu, guhera kuri perezida wa repubulika ahabwa umugisha n'Imana, inzego za leta zishinzwe umutekano, turabasengeye ubakomereza amaboko kandi ukomeze ugire neza igihugu cyacu. Abayobozi bacu baho umugisha mu izina rya Yesu. Dusengeye amatorero ya gikristo yose, abangirikani turabasengeye, abakatolika turabasengeye, abadivantiste turabasengeye, abadeperi turabasengeye. Dusengeye mwami nyiringabo, abatemoin de Jehove mu izina rya Yesu. Buri muntu wese uri mu cyo bita itorero rya gikristo turamusengeye kugira ngo umugirire neza kandi uturengere. Uyu mwaka tuzawubonemo umugisha w'Imana. Urakoze cyubahiro cy'abakwizera, ntukabure icyubahiro tungana gutya. Turi ku isi tukuvuga, tukubaha, kandi ntukabure abakuvuga neza mari. Nzakwivugira neza, icyo umariye ndakizi, n'abantu bose bagukunda tuzajya dufatanya kuvuga ineza yawe. Urakoze kandi umugisha Imana itanga, amahoro ya Yesu, icyubahiro cy'Imana gikomeze kitugote, kurabagirana kw'Imana kube kuri twebwe. Senze nya byose nizeye izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha kandi barebe neza. Ndabakunda, nitwa Theoneste. Imana ibagire neza. Reka ngire nti Astra Vista, cyangwa ngo see you.